Ndabasuje kandi nongeye kubaha ikaze ku Ibendera TV. Nizere ko mumerewe neza aho muri hose, ariko niba hari naho bitagenze neza no kwihangana. Turababwira ko mu karere ka Rutsiro ubu rugeretse hagati y'ubuyobozi n'umuturage washyizwe mu manegeka n'ikorwa ry'umuhanda. Ubuyobozi bukaba ntacyo buri kubikoraho ngo mukemurire ikibazo. Mu karere ka Rusizi mu ntara y'Iburengerazuba, umukobwa ukekwaho guta uruhinja mu bwiherero yatawe muri yombi. Ngizi inkuru tugiye kuganiraho, ari nako mwese mbashimira mwe mubana natwe ku Ibendera TV umunsi ku munsi. Ndabashimira cyane mwikaye mwakoze subscribe kuri channel yacu, ari nako kandi nsaba wowe utarakora subscribe kuri channel yacu kwikora kugira ngo dukomeze kugenda dusangira izi nkuru tubategurira tukanabagezaho umunsi ku munsi. Nitwa na Cretin Ntirushwa, aha ni ku Ibendera TV. Ikaze. Mu karere ka Rutsiro ubu rurageretse hagati y'ubuyobozi n'umuturage washyizwe mu manegeka n'ikorwa ry'umuhanda. Kugeza ubu ikibazo gikomeje kuba ingorabahizi hagati y'umuturage witwa Hakizimana Jean d'Amour n'akarere ka Rutsiro nyuma yo gusigwa mu manegeka n'ikorwa ry'umuhanda, aho akomeje gutabaza umuhisi n'umugenzi asaba kuba yarenganurwa akazahabwa umuhanda nk'uko wahise ugera iwe, cyangwa agahabwa ingurane ikwiriye agakurwa kuri iyi imanga y'umusozi, kuko abana be batakibona uko batarabuka ngo batawuhubukamo bakitura hasi. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro ntibwemeranya n'ibyo kuba umuturage yarasizwe mu manegeka, ahubwo buvuga ko uyu muturage abeshya. Hakizimana, umuturage wo mu murenge wa Musasa mu kagari ka Nyarubuye, yasizwe mu manegeka n'ikorwa ry'umuhanda usanyura mu mirenge 5 ikora ku kiyaga cya Kivu nk'uko abivuga. Uyu avuga ko gusigwa mu manegeka byamuteje igihombo, kuko ngo ameze nk'usigaye yirirwa acunga abana ngo badahubuka ku mukingo basohotse igipangu, kandi ari we wari usanzwe atunze umuryango we. Mu kiganiro yahaye Bwiza yavuze ko atari umuturage wo kudashyigikira ibikorwa by'amajyambere, ariko ko iyo bikozwe nabi bibangamira ituze ry'umuturage. Aha agira ati ibikorwa remezo turabyishimira, ariko ishyirwa mu bikorwa ryabyo rikeneye kunozwa ntihagire uwo riteza ibihombo cyangwa ngo ribe ryamuteza ibyago. Rero ubuyobozi bukeneye kundenganura kuko nasizwe naganitswe ku manga y'umusozi. Uyu muturage akomeza avuga ko na raporo ya komite nkemurampaka yo kuri uyu muhanda igizwe n'abaturage ivuga neza ko yashyizwe mu manegeka nk'uko bigaragaza. Iyi raporo ifite kopi ivuga ko kuva ku muhanda kugera kwa Hakizimana harimo santimetero 20, hakaba abasanga ntacyo babikoraho, aho babihariye ubuyobozi bwisumbuyeho. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro ntibuvuga rumwe n'uyu muturage witwa Hakizimana, ndetse n'ibivugwa na komite nkemurampaka ntibwemeranya nabyo. Uwizeyimana Emmanuel, umuyobozi w'akarere ka Rutsiro wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu, mu kiganiro yatanze kuri iyi nkuru yavuze ko atemeranya n'ibivugwa na Hakizimana. Yagize ati iki kibazo twaragikurikiranye turi kumwe n'abafite aho bahuriye n'iyubakwa ry'umuhanda. Twasanze ibivugwa na raporo ya komite nkemurampaka atari ukuri, tunabasaba kujya bavugisha ukuri. Ubirebesheje amaso bigaragaza ko umuturage yasizwe mu manegeka, ariko umuhanda uracyakorwa kandi ibipimo byafashwe bigaragaza ko atazasigara mu manegeka nubwo atemeranya n'imyanzuro y'ubuyobozi. Akomeza avuga ko azubakirwa urukuta rw'amabuye hagatsindagirwamo amabuye, kandi hagati y'inzu ye n'umuhanda hakazaba harimo metero 3 n'igice.
Uwizeyimana ahamya ko umuturage yareka ikorwa ry'umuhanda rigakomeza agategereza ko urangira akazabona kureba ko atazasigwa mu manegeka. Kuri uyu muhanda havugwamo ibibazo byinshi by'ingurane nk'uko bamwe mu baturage babivuga, aho usanga umuturage udasatiriye umuhanda wabariwe akanishyurwa hagasigara uwegereye aho uzanyura. Bamwe bakaba batunga agatoki ko ibi bintu bishobora kuba bitarakozwe neza. Ibibazo by'ingurane kuri uyu muhanda byagarutsweho kuva ibikorwa byo kwishyura byatangira, mbere y'uko inama njyanama y'aka karere iseswa na Perezida wa Repubulika kuwa 28 Kamena mu mwaka w'2023, aho yari yaratangiye gukora iperereza no gukurikirana abari barabigizemo uruhare bose. Naho mu karere ka Rusizi twabwiye ko umukobwa ukekwaho guta umwana w'uruhinja mu musarane yamaze gutabwa muri yombi. Hakizimana Christine w'imyaka 20 wo mu mudugudu wa Nyakabanda mu kagari ka Bugarura mu murenge wa Nkombo mu karere ka Rusizi ari mu maboko y'inzego z'umutekano, aho akurikiranweho icyaha cyo guta mu bwiherero umwana yari amaze kubyara. Amakuru dufite avuga ko uwo mukobwa warinze abyara ataramenya ko atwite ngo nyina yamubonanye ibimenyetso by'uko yaba atwite abibwira se. Abimubajije, umukobwa amubwira nabi cyane amubaza niba ari we wayimuteye kugira ngo amubwire ko atwite, akavuga ko nta nda afite ahubwo yumva yararozwe. Aha umwe mu baturage watanze ubuhamya agira ati yari yasigaye mu rugo wenyine, nyina yagiye kuri butike gucuruza kuko we ntiyarakijyayo, avuga ko nta ntege afite kubera uburozi yavugaga ko yariye. Bigeze mu masaha ya 4:30 z'igitondo, umuturanyi we yumva uruhinja ruririye muri urwo rugo, igihe gito ntirwongera. Agira ati yagiye kureba asanga n'uwo mukobwa wari ubyaye yarutaye mu bwiherero nawe aburyamyemo kuko byari byamunaniye kuhava. Uwo umuturanyi ahamagara abandi baramuterura bamurambika mu gikoni aba ariho aryama. Uyu avuga ko bahamagaye ubuyobozi bukahagera kuko bwari butangiye kwira, hagafatwa umwanzuro ko umukobwa ajyanwa ku kigo nderabuzima cya Nkombo, ubwiherero bugafungurwa bukeye ngo barebe ko koko umwana yatawemo, nubwo byanagaragazwaga n'amaraso yari hejuru yabwo. Akomeza avuga ko umukobwa yagejejwe ku kigo nderabuzima cya Nkombo bagasanga yabyaye neza n'igihe cyo kubyara cyari kigeze, nubwo atwite atigeze ajya ku gipimo. Mu gitondo bakuyeho urubaho rumwe rw'ubwiherero, uruhinja bahita barubona rwapfuye, ari umwana w'umuhungu. Umurambo bawujyana na nyina ku bitaro bya Gihundwe gukorerwa isuzuma, nabo bemeza ko uwo mukobwa ari we warubyaye akaruta mu bwiherero. Umutangabuhamya agira ati bahise barushyingura, nyiri gukora iryo shyano ashyikirizwa RIB sitasiyo ya Kamembe, ubu akaba ariho afungiye ari kubibazwa. Uyu yavuze kandi ko uwo mukobwa yarangije icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye yanga gukomeza, atari ubushobozi bwari bubuze kuko ngo se yigisha mu mashuri abanza akanagira butike acuruzamo itari kumuburira amafaranga y'ishuri, ahubwo ngo yasaga n'uwananiye ababyeyi be kuko banamwohereje ngo mu mujyi wa Rusizi kwiga imyuga ntiyayirangiza. Aragaruka abyaye, yasimburanaga na se muri iyo butike igihe yagiye ku kazi na nyina adahari. Uwo mukobwa akaba ari we uburi kuri iyi butike. Umwe mu bavandimwe
bavandimwe b'uyu mukobwa nawe yavuze ko batunguwe no kumva ngo yabyaye agataha uruhinja mu bwiherero, mu gihe we yavugaga ko nta nda afite, n'ubivuzeho akamutukagura cyane kugeza ubwo bamwihoreye bibwira ko koko ari amarozi. Uyu agira ati iyo atagenda aduhakanira anatuka umubajije wese tuba twaramenye uwamuteye iyo nda, akanagirwa inama yo kutayikuramo kuko si we wa mbere ubyaye. Nta mpamvu yo kwica gutyo umuziranenge utazi icyo azira, nawe bikamugiraho ingaruka zo gufungwa no guhora yumva hari icyo yishinja mu buzima bwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nkombo Ndagijimana Damien yemereye itangazamakuru ko aya makuru ari ukuri, avuga ko koko umukobwa yabyaye agataha uruhinja mu bwiherero, akaba yafashwe arimo kubibazwa. Uruhinja rukaba rwarahise rushyingurwa kuko rwari rwamaze kwitaba Imana. Uyu gitifu akavuga ko ari ishyano uwo mukobwa yakoze ryo kwihekura, kuko yihekuye akanahekura igihugu. Uyu gitifu agira ati nibyo byarabaye kandi twese byaratubabaje kuba umwana w'umukobwa yihekura kuriya, ariko yashyikirijwe inzego z'umutekano ngo abazwe icyabimuteye, ukuri kose niho kuzagaragarira. Yasabye abangavu kwirinda ingeso mbi zibakururira ingorane nk'izo, bakirinda ubusambanyi n'ubigiyemo akibuka kwikingira. Gitifu avuga kandi ko ubyaye akwiriye kwemera kurera, kuko kwica uruhinja nka kuriya abihanirwa n'amategeko bikomeye. Uyu gitifu kandi yasabye ababyeyi b'abana kujya bakurikiranira hafi abana babo uwo babonyeho ibimenyetso byo gutwita, nubwo we yabihakana, bagakoresha ubundi buryo bikamenyekana, akagirwa inama ntazahohotere uwo abyaye. Ni amakuru rero yakomeje kugenda babaza abantu hirya no hino bagiye bumva iyi nkuru, ariko kandi ubona ko ari inkuru mu by'ukuri ibabaje. Reka ibi tubihanga amaso, ntago twakwirirwa tuvuga ngo reka tumwihanganishe, kuko uyu mukobwa ibigaragara byo ni uko yahemutse. Reka ahubwo mwe mukurikira Ibendera TV umunsi ku munsi mbashimire, ari nako kandi mbasaba kuduha ibitekerezo kuri izi nkuru twabateguriye tukaba tunabagejejeho. Ndabashimiye cyane rero, nitwa na Christine Hirushwa, ari ku Ibendera TV. Imugire amahoro n'amahirwe, Imana ibarinde.